ko hariya ni kwa mukuru wa ziriya mpanga aho bita ku Kadege hano rwa Mpara bari bagiye kumusura ngo guki yego Teteka mani bagusobanurire ndi kukubwira none bagiye kumusura hariya bari batashye batashye niba warabonye ikiganiro bakoze giherukaho kuri Joe Twins ikiganiro bari bamaze gushutinga amuha lift barajyana nk'abantu bakorana nyine nk'abakorege nk'inshuti kandi nta tegeko kuribuza umugabo n'umugore kuba inshuti cyangwa se n'abandi bantu nkuko nawe waba inshuti n'undi runaka ko barakorana yaba kuri Joe Twins bara basapotinga nabo bakamuha ibiganiro ku Isimbi TV akinjiza amafaranga ari rero batashye yaratsikiye agwa muri rigoro mu kugwa muri rigoro rero nibwo bari abantu bazaga yego ariko hari ahantu nta muntu n'umwe nta gusimbuka kwigeze kubaho ayo niyo muri video makuru ngewe yibanze umuntu yamaye my friend izi nkuru twarazikuruye tugera naho tugera ku mugore wa Rubavu uyu mugore arega n'umugabo ntabwo ashobotse wibuke ko batuzaniye n'umugore ngo utuye Rubavu uyu mugabo w'uyu mudamu ngo nawe yaje gutikura umudamu akaba yaramwihumuyeho kuri Sabe ibi ngibyo tubyihorere tureke iyo ngiyo ntabwo dushaka kwinjira mu ngutiya z'abantu n'ingo z'abantu tube tutajyayo ahubwo twatugiye kurengana ntabwo twatandukanye na Karara tugaruke kuri video icyo nzi ko ngwino ndebe ngo yicara nabi umva mubazi iyi saga ya Sabe Prito we wayibonye umukobwa umugore kari kuza avuga ngo yafashwe ngasambana ngo urumva ngo yafashwe ngo arirukanka asimbuka igipangu wowe bundi bira bintu uri kubibona uravuga Karara Karara ariko nari nababwiye Karara ikibazo afite ntabwo wigeze wumva ibintu nabwubwiye Karara ikibazo yari afite Karara yari afite ikibazo ko Sabe yanze kumusufasha bagikora ku Isimbi yanze kugira tuvuga mu Kinyarwanda kiza bisa nkaho ibintu byamaze kuba sensitive abantu bashobora badashaka kuvuga ariko reka twumvikane ikintu kimwe aho urabona byaje biri nkaho showbiz ifite igitotsi cyangwa abantu bari kwitunga urutoki ku buryo abantu twazi iby'umuntu ntituvuge ariko iyi nkuru ya Sabe yarakasa mutwe cyo ibintu mu tina ya nakasa mutwe iriya video ko nta kintu igaragaza nakasa mutwe bure twumvikane ikintu kimwe ntabwo dushobora kuvuga iyi nkuru ya Sabe tutabanjiye ejo bundi umugabo yakurikiye umugore kuri hotel yego twumvikane Dumba ejo bundi nge ibyo uyu mugore yavuze Karara sibyo ariko ugomba kwibuka ko Karara nafuha murimo gufuha uretse gato tuvuge ibyo gufuha Karara yakoze inkuru ntabwo yakoze inkuru nk'umuntu ushaka kwiga kuba n'umubroga cyangwa umuntu ushaka gukora inkuru no yavuze nk'umugore yavuze nk'umugore avuga muri ibintu bigize ibyago ko yinjiye mu miryango y'abantu ntabwo ndi kumusubiza cyane kabisa Dumba yinjiye kugera naho uretse gato yambanze ntekereza kumenya ko wa mugane dukeneye big energy nta Karara gufata video nk'iri yakabazi n'ibintu biza gukurikira kuri Sabe azi ko Sabe ari umuntu yubatse azi ko ashobora gusenya urugo rwa Sabe buriya nabyo sukuba makagome oya ntabwo ari ubu ibe nakaze kangiritse kuko ntago ari azosubira guhostinga abagore Dumba ibyo Karara yakoze gushyirira video hanze sibyo no kuvuga kuri Sabe nta kosa ririmo uziye ba breaking ziriya nkuru ariko ntiyinjire mu miryango mugore yari kuba yari kuba hitinze icyo bita breaking news ariko yarengera ariko iriya video nabyo nta kintu isobanuye uri muzima nta foto iriya video isobanuye buri kimwe godifada icyo isobanuye iki nukuvuga kanze tugende gakeya sibyo ntabwo dushobora kuvuga kuri iyi saga tutabanje ku makuru godifada y'uravugisha usobanura neza gahoro uva kuri MB isobanura iki udasubira inyuma isobanura iki vuga isobanura iki tugende gakeya rero ubundi twumvisha umugabo complaining urugo rwe rusenyutse kubera Sabe tugende gakeya umugore yabwiye umugabo ati ngiye muri repetition yo kubyina turi kumwe umugabo ati genda mugore mwiza
yinjira mu modoka ndafata mutaramwomeka. uravuga bya bindi bya kera ryari hari amezi anashize mu kwa kabiri bataragera kuri hoteli ibyari bigiye kujya mu nama y'akazi we nasabe kuri hoteli umugabo ati ndabafashe uranshakira iki ku mugore unsenyeye urugo. Ibyo birasakuza muzi ko twaje tukarya amakuru Sabe tukanga kumutanga tukavuga ati no kuba bari bahuye bihuriye no kumwenda mwavuze ngo dukoresha amagambo agize ibyo ngibyo. Umugabo umusevire, reka tumwite umusevire, umutura gusanzwe ahinduka ikibazo ko ari wananiranye muzi ko banamukoreye bullying ya danje. Aho hakirimo ako gatotsi uyu munsi tubonye Sabe ari kumwe n'uwo mugore ari guterura kuba kumwe basanzwe bakorana ibiganiro. Twumvikana ikintu kimwe wa mugore ntabwo tugendera ku bya Clara. Wa muntu Dumba ngiye kubaza ikintu kimwe ni nko kuvuga dufata urugero, ngiye gutanga urugero ariko ntimuze kubigira bya danje urimo kumva. Dufata urugero n'aba superstar n'abastare. Sabe n'umustar, he's a superstar. Uramukobwa ntabwo ari oya superstar. Umva reka mubwire nuvuga superstar mu Rwanda n'umwe, superstar dufite mu Rwanda n'umwe ni Dumba, abandi nta kibazo. Reka tuvuge ko ari umustar, ni public figure. Reka nkoresha mu public figure, he's a public figure. Yes, nta kibazo ikintu nasabuzwa n'iki. So niturangiza dufata uramukobwa nawe arabyina, arazwi, ni popular, arazwi. Noneho tugiye kubifata kugira ngo mwumve ibintu neza ukuntu tuza kubifata. Mufate iyi saga ya Ben imaze iminsi iri yo gukora ku ishanga, sibyo? Aya masaha tubone Ben, sibyo? Ari gusohoka mu modoka n'uriya mukobwa, mwabigenza mute? Havuga ibingana gute? Aho ibyavugwa nuko n'uriya mukobwa yaje kuri televiziyo nakisobanura nabi. Wumve, so ejo turaje tubonye Sabe inkuru ziravuzwe, sibyo? Bibaye na ngombwa mani twibuke ko uyu mudamu asenye. Uyu mudamu ari muri divorce yatandukanye n'umugabo, kandi bikavuga ko impamvu atandukanye n'umugabo ari iyihe. So ariko grandfather ibyo byose ni ibivugwa, ntabwo umugabo wa Ngwino yigeze aza mu buryo bw'official ngatangaza ngo ngiye dore sabansenye. Ibyo n'amagambo agenda kwihwishwa mu bantu. My friend, izi nkuru twarazikuruye tugera naho tugera ku mugore wa Rubavu. Uyu mugore arega n'umugabo ntabwo ashobotse. Wibuke ko batuzaniye n'umugore ngo utuye Rubavu. Uyu mugabo w'uyu mudamu ngo nawe yaje gutikura. Umudamu akaba yaramwihumiyeho kurinde kuri Sabe. Ibi ngibyo tubyihorere. Tureke iyo ngiyo, ntabwo dushaka kwinjira mu nguti y'abantu n'ingo z'abantu tube tutajyayo. Aho ngo twatugiye kurengana ntabwo dutandukanye na Karara. Tugaruke kuri video. Icyo nzi ko Ngwino ndebe ngo yicara nabi. Tugaruke gato. Oya naje gukorora amakuru ngo buriya ngo ushaka kumenya ne ushaka kumenya amakuru yabo neza. Ngo ngera hano bita Nyabugogo. Bazakubwira ubukobwa bwabo. Wallahi. Reka ngo ahantu bita mu Marangi. Noneho tugaruke Dumba, ikintu kitangaje. Umudamu aramubaza atese mada uyu ni umugabo wawe? Ati confirmed. Ariko babimubaza ntabwo bagaragara ko ari Ngwino w'ikindi. Niwe aba yagiye inyuma ya kamera. Niwe. So mu rwego ndabizi ntabwo muri community yacu ntabwo dukora showbiz. Muri community yacu urumva ibintu byose biri sensitive. Urumva usepfuye asepfura nabi bakareba n'abatagize icyaha, usuze bumva niba nutsa. So twemere ubwo turaza naje gusanga ngomba kwiga kubindyarya. Urukumva ubwo ndyarya kuva na kera gendaga ntabwo nindagiye ugende bwo ngiye kubyiga. So bivuze ngo ubu tugiye kuvuga gutya rero Dumba kwa Sabe nta cyabaye. Yaragiye bari bavuye umwe yaravuye muri siporo, undi nyine yaravuye mu masengesho bahumirana hariya. Ntabwo Ngwino ndebe yarazi ko Sabe ari hariya. Reka nkubaze ariko Godfather, ikibazo ngiye mbonamo cyase numvamo nuko ikibazo cyaje kuri Sabe na Ngwino. Iyo Sabe bari kumwe n'undi mukobwa cyangwa undi mugore nta kibazo cyari kuzamo. Reka nkubaze we Godfather, Ngwino ndebe bakurana ibiganiro na Sabe sibyo? Yes or no? Yes. Yego bakurana ibiganiro. Habaye saga, ariko iyo saga ntabwo yari saga yo kubuza Sabe nanone gukomeza gukora ibiganiro na Ngwino ndebe. Sibyo bakomeje gukora ibiganiro? Yes or no? Barakomeje gukorana. Nukuvuga ko nanone bakiri abashuti kubera iyo gukorana ibiganiro na Sabe nanone mu gukira inshuti ye no?
yego ya ntabwo bibuza kuba ngwino ndebe na Sabe bashobora kuba bari ahantu hamwe, yes or no? gacho Duse mwabaswereje kuba ikindi kibazo mufite ni iki? nanjye rero sindi kwibaza ikibazo kirimo aho ngabo kuko iyo video ntago ariyo mu buriri gusa yandikirikana yavuze yarega twaja kuri space ya Muhosinze nuko ngafite izindi video mbabwira ikintu kimwe izo zindi so Clara yemere kuzitunga nkana reka mbabwira ikintu Kirara nawe urashaka kumusenya ndakumva. ntabwo ari ukumusenya uretse gato ntago ari ukumusenya none se gutatu atora gutunga video y'abantu babiri bari gusamba uretse gato ubu niyo mpamvu natangiye gushaka content yo kujya ndeba nkamenya ngo amakaragiro mu gihugu arangana te, nkamenya umusaruro mbumbe wa makadamia mu karere ka Gicumbi, ngiye nikorera izo content kuko murumva hano mwamaje gufata inguni muje kudefanda Sabe none se ndafana namwe iki none se video isobanura ntabwo ari gutya baganira Oya ibyo ngibyo urimo uravuga ngo Godfather already mwamaze guheza inguni none se niba umukobwa yifata akavuga ngo yarasimbutse igipangu nihe byagaragaza ntabwo mwamaze kugira open conversation already mwamaze gufata side yanyu oya muje gusevinga Sabe icyo nahamya kimwe cyo nukumushinja ubusambanyi urimo kunyumva aba big energy natukanye mu mbabarire ndabona ko muri comment muri muravuga ngo Dumba reka gutukana ngo mureka nje sinshobora kure mu mbabarire ariko sinshobora kure kwanza Dumba uri mu big energy cyane ayu cyane ngende mu big energy hano ndi kumwe n'agatsiko k'amabandi niba nakazi kawe niba utazi ko ni big energy Clement uri big energy nawe ibyo sijya mbivamo ngero Dumba wowe itangazo rya ribu bigite Clement ndi nkanje ngende big energy ndi big energy urakomeye uragatsiko ndi big energy okay niba mwarabyitaga niba warabyitaga tsiko yego koresha amagambo y'umuvugizi wa ribu yavuze ko muri agatsiko none se ni kimenyesha ko ngewe ndagatsiko ni deviation twariho kandi ngo mugendera mu Kigali reka nabyo mbivugeho disi ntago nza kubivuga big energy kimenyesha iki we Godfather babambuye no big energy ntabwo muzi definition yabyo ntabwo bimenyesha iki tubwira icyo bimenyesha come on man so amakuru ndi kukubwira naya ndakotinga amagambo y'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu yagize ati ibyo bita big energy ntabwo ari big energy nka definition y'ayo magambo y'icyongereza. Big energy aba nagatsiko karemwe n'umuntu utarimo gukontorora amagambo yagakora ibigize ibyaha. Mwitonde nimutava muri ako gatsiko turayora umwe. None Dumba nka uretse gato Dumba nkawe nk'umuntu n'izina riremereye nk'iri yawe ugahangara ukavuga kuri muri ako gatsiko kamaganywe n'inzego na oya njyewe agatsiko bimenyesha iki nabyo nega n'agatsiko reka ngusobanurira agatsiko cyo bimenyesha agatsiko nuvuga ngo urabona n'agatsiko ubundi agatsiko babyita agatsiko k'amabandi oya mbyiri ijambo agatsiko mani kuvuye cy'uwo amabandi Clement ni wowe w'inyanza Clement ni wowe w'inyamanza nakubwiye uzajya uvugana n'abantu bize umuntu ubaza ikintu kimwe akavuga ikindi ijambo agatsiko bimenyesha kimwe sobanura Clement mfasha bamusobanurira ijambo agatsiko Clement wowe usora kuba we wize reka none wumbaza Clement wigiye wagiye kuvuga Clement ijambo agatsiko bimenyesha nta kibazo agatsiko ni nk'agatsinda gato k'abantu runaka cyangwa ibintu runaka hatagamije ikiza andeni bakaba kuba bafite ahantu bahurira sibyo to gashobora kuba kagamije ikiza cyangwa ikibi byose birashoboka ariko bakaba bafite n'inama no Clement ntabwo uza kumbeshya agatsiko nakagamije ikibi naho abagamije ibyiza bita itsinda cyangwa agatsinda itsinda ikinyarwanda turakizi Dumba ntibagufuke niyo bitimo ni ibintu bisa ariko bititwa izina rimwe abakora ibyiza babyita agatsinda cyangwa itsinda naho agatsiko ni agatsiko k'amabandi agatsiko k'abanyamabi nta gatsiko n'abantu bafite ikintu bahuriyeho wanjye n'agatsiko akazugu kaposta arakubwiye ati niba uri umugabo yerekana isura yawe bakoreye cyo gicucu ariko Dumba ntukavuge ibaze vraiment imbabariro nyumvire vraiment uri umuntu utanzeho reference come on Dumba nawe aya kazugu kaposta ni umuhungu wanjye twikomereze ku bya Sabe byo ngibigo difaza ngo yego bashaka ngo kunteka Dumba nituza gufata inkundura imaze iminsi Sabe turamukandisha ariko tugaruka aziriki ikintu kimwe
nta kintu bisobanuye. Kandi ikindi wibuke ko Karara yamuhereye mu kwezi kwa kabiri, ejo ni kuri space yiwa yaravuze ngo ibyo ngibyo rero nicyo napfira abantu twari kuri space nabo kuki muri gufata mugahita muyisunikira kuri Clara turebe video muri ya video sigaragaza iki kwigaragaza umuntu wavunitse uryamye hasi. Urabona Sabe wambaye nk'igisambo uretse gato ikibazo cyanyu muhuha murumaho. Turabona Sabe wambaye amarinete udashaka kwigara umeze ese ubundi kankubaze tumanze turebe turashaka kumenya ubundi hari ahantu yahageze ati aha reka ngusobanurire amakuru ngewe mfite bivuga ko hariya ni kwa mukuru wa ziriya mpanga aho bita ku Kadege hano rwa Mpara bari bagiye kumusura ngo guki yego ngumba uri kumva bagusobanurire ndikukubwira none wagiye kumusura hariya bari batashye batashye niba warabonye ikiganiro bakoze giherukaho kuri Joe Twins ikiganiro bari bamaze gushutinga amuha lift barajyana nk'abantu bakorana nyine nk'abakorege nk'inshuti kandi nta tegeko ribuza umugabo n'umugore kuba inshuti cyangwa se n'abandi bantu nk'uko nawe waba inshuti n'undi runaka ko barakorana yaba kuri Joe Twins barabasapotinga nabo bakamuha ibiganiro ku Isimbi TV akinjiza amafaranga. Ari rero batashye yaratsikiye agwa muri rigoro. Mu kugwa muri rigoro rero nibwo bari abantu bazaga. Yego. Ariko hari ahantu nta muntu numwe nta gusimbuka kwigeze kubaho. Ayo niyo muri video makuru yewe yibanze umuntu yamaye. Niyo makuru ibanze baguhaye. Dumba wowe ngaho Dumba nawe nkiriya video ukuntu wayibonye. Iriya video ukuntu wayibonye. Nabonye ngwino ndebe urumva bakorana ibiganiro inshuti bitamenyesha ngo niba mwarazanye amatiku Kirara yarazanye amatiku bikamenyesha ko baryamana ngo barekera gukora ibiganiro bakomeje bakora ibiganiro ntabanzi bashobora kubaho hantu bari kumwe and then wa mugane kubera abantu babaziho nanjye mbonye ngwino ndeba ari kumwe na Saba hantu kubera mbaziho ibintu nagize nshobora gushaka kubafotora kurusha kubwo nabona Sabe n'undi mukobwa cyangwa natijara kabere nanjye nicyo kintu navuze mu kanya kabisa n'ikibazo cyawe kuko yarari kumwe na ngwino ndebe kubera abantu bose baguma babavuga nanjye nashaka amakuru nagenda nkabashiraho kamera aneni niyo nabafata nibingibi tuza kuvuga n'ubundi niyo nkuru otherwise kubera iki batafashe Sabe n'undi mukobwa ari we wese ko iki batakamaye Sabe n'ahantu Sabe ntabwo bari kumwe n'ibindi bitsina gore umva nkubwira ikintu kimwe kiriho ukumva yaba yaravuye gutama nabwo yari gusimbuka bunze kuri ya mugora atakibana n'umugabo uretse gato ngiye ntabwo njya kugenda reka tugende ku mugabo wangu ino ndebe yari gusimbuka agiye he betse icyo mvuga ni iki ngiki ariko mutari kumva murashaka kumva nkaho turi kwakizinga Sabe ibyaha nta byaha yakoze nashaka aba yamutikuye uburenganzira bwe ni bakuru uretse gato oya niyo ahubwo cyaba icyaha ariko icyo mushaka gukora mushaka kumusenyera urugo urumva mushaka no kumukira kazi mushaka no kumwangisha abantu ngo barashaka ibi ni nabyo mwakoreye Yago ibi mushaka kugira bate uravuze ngo murashaka kumwangisha akazi kumwangisha abantu mushaka no kumusenyera akazi nababwiye ngo iki sinababwiye uretse sinababwiye ko big energy nibyo dushaka none wabwana say we don't want abantu kuza hano bagasenya amazina y'abantu uretse gato wabyumvishe kavuge ntukandikesha gahantu nibyo mushaka gukorera izo propaganda zawe rero ni zombi nakubwiye ko niba uretse gato niba hano ari haleluya amena kureho ndakwinjiza kureho kingi iki ya propaganda zawe ibyo bintu ya propaganda izo propaganda zanyu wabonye you don't know people kirema mukuru cyanjye urasora ahubwo mwese tugiye kubakura urabona kure bingibi muramushaka ko kugira abantu genda gahambira wabonye ko wajya propaganda zawe imiryango y'abantu mwigirisha ibintu by'ubugoryi ukantagisha namwe ndende ari mubiraho mwese bwiye kikureho ikintu cya Godfather muba mushaka muko mwasenye Yago niko mushaka gusenya Sabe we Dumba babona uretse kumanura ntatankoresha amakosa mani
uretse iki ngiki gisho nkumanure Clement buretse reka zimubwire Dumba ibyo bintu ukunda kubikora ntabwo ari byo bro urukumva oya abantu bategana nabi man mugomba kumenya ko nta muntu abantu babibona nabi mugomba kugumamo twese tuyigomba kwibyiganiramo umva rero ntabwo nta bintu byo gusenya Dumba ibi ngibi rero iriya video ntisobanutse kabisa kuko icyambere kiri mukobwa n'ibinyavuga ubona ko biri kwasono cyane yawe ibyo bintu sibyemera kuko uriya mukobwa afite ikibazo na Sabe niba muvuga ko Sabe ari indyarya ntabwo ari twese tuvuga ko Sabe ari indyarya hari abantu bamwe yakoreye neza nkuko yagwara abantu bamwe yakoreye ndagace wumve ndagace yawumve ntabwo ngi ibyo ari byo Dumba uzi ko ushobora gukora umuntu amakosa mani akaba ari uza control live umva nkubwire rero nari ugira propaganda uzi ko ugira gutyo ugahuberanya umuntu ukamuhubika abantu bikagenda kurya akagendera mu kigali oya niko kuri mushaka kuzimanya reka propaganda zawe reka propaganda zawe tugende gake yarata Clement Abanyarwanda nimwemere nimubona umuntu propaganda zawe kandi urumuri gatabirato nimubona umuntu bamwibasiye mumenye ko baba bashaka ko agenda kandi urumuri gatankweri ariko none se Garifa ni iki cyo kwemeza ko Sabe yaravuye gusambana ni iki cyo nicyo kibazo rero ntabwo mushaka ko mvuga reka tubwire nta muntu numwe ahangana icyo kibazo gihari nta muntu numwe nta n'uwigeze ugenda usubira no wowe Clement ntabwo ise waje ku downloading kandi ejo ukabitwara harantu twigeze tubishinja nuzi ko n'urashaka kuvuga twamwamaganaga Dumba mujye mureka gukora propaganda ngo mushinje umuntu amakosa reka gukoresha propaganda nawe ahubwo niyo murakoresha niyo propaganda murakoresha nta ushinja uriya mujene nta ushinja uriya mujene ko aravuye gusambana sase icyo ni kimwe ni karara byemeza ariko nge ninjira kuri iyi live nababwiye ko nta kintu cyura muri na kimwe nemera ko zibigize ibyaha ntongere kumuvuga hano ishari rye ryasabye ko yamwiba amagambo we ibyuri paso mani karara ntabwo mushobora kubijyamo urukumva Clement ibyura mujene yavuze ibyura mukobwa yavuze nta kimwe ugiye kureba harimo ibigize ibyaha byinshi ntabwo tubyemera tugaruke kuri iyi video turi kuvuga kuri video Dumba ntabwo turi kuvuga ese video irimo iki video irimo bari mu gitanda se hanyuma ninde muntu wamushinje ko aravuye gusambana ibyo muri kubikuraye bamushinje iki turashize turi kuvuga kuri video noneho video ifite kibazo turi kuvuga kuri video twasesenguye video turi kuvuga kuri video ariko muri ko mwaje muri mechanism muri defense video nta kintu ivuze na kimwe nta nyine reka tuvuge kuri video tubonye video ira video ya Sabe ni inkuru nk'umustare nta nkuru irimo cyangwa harimo inkuru nta nkuru y'iki iravuga iki inkuru ikora inkuru yihe inkuru ivuga ko umuntu yakoze impanuka se byo ntabwo ari inkuru wowe uravuga inkuru basi ndabaza kuba umuntu nka Sabe sibyo wowe tubwira inkuru irimo wowe vuga iyihe nkuru tubwira inkuru irimo niyo nkuru itarimo nyine yivuga kubona Sabe aryamye hasi abaturage batambuka baterura amaguru yacitse ntabwo ari inkuru ntabwo ari inkuru ni ibintu bisanzwe none se naksita nkuko nawe wayikora niyo nkuru mwakoze iyo mukora inkuru ati Sabe yakoze impanuka yaguye niyo mwakoze se hakozwe bande nimwongera ngo yasimbutse yavuye gusamba wowe Clement uri kuvuga bande uri kuvuga uruhande uhagazeho rwa Karara kakatsingo n'Imana ntabwo pagararanye na Clara biri gushaka kunshyira mu ntambwe ndende mwamaganye kuva kare ndabazi sinigeze nemera ko yavuze na mwamaganye kuva kare bivuze se ko noneho nta kintu cyo gusambana cyavuzwe kuri Sabe nangwino kiriya kintu ababimushinja n'abasazi simbyemera abantu basambanira mu muhanda aho bakore tutagiye kugaruka rero mu murongo kugaruka kuva mbere niko navuze ntabwo basambanira mu muhanda twabagiye guhara ibyo nibyo bita guharabika twaba tugiye guharabika umuntu ko twabonye video umuntu yavunitse nibyo Sylvie yavuze ejo nibyo ninde wundi wabivuze uyu munsi ninde wabivuze Clement ko wari uhari none numvise ukwezi uyu tipe w'ukwezi ni bisobanura neza kandi twabisobanuye Dumba ni gute video akavideo umuntu aryamye mu muhanda bagahuza no gusambana ahantu bihuriye ariko natekereje ko Karara ashobora kubaza uburyo kiba bikoramo wenda akaba afite n'imakuru twe tutazi Karara nawe ntabwo
arafata umuntu uri ku gitanda mani Karara ibi urukutu Karara rukumuha uri Ndewe reka nkubwire disikirema nka Sasha Keti twabonye barimo baramurigata uwo twaramufashe Ndumva ntashobotse nibyo uwo twaramufashe abonye ibimenyetso yarafashwe nka Jihad twaramufashe Sabarihe no ahubwo ntitubiha agaciro Sabe icyo tuvuga kimwe inkuru navuze no kuvejo Sabe kumubona yaguye hasi kuko nyine ntabwo nemera kuri ira video ariyo kugezaho Oswaki aje akabyemeza kugezaho Theo aje akabyemeza nyirubwite yabemereye kuri yari we ibyo ngibyo umuntu w'umustare Dumba nkavuga nti nk'umuntu w'umustare nka Sabe kumubona aryamye hasi ari hariya bashaka abantu bamuterura ni inkuru ariko ya inkuru yo yivuge y'amakuru Sabe yakoze impanuka aha nana iyo niyo nkuru ariko ibintu byo kuvuga ngo yaravuye gusambana biriya nuko umuharabika ntabwo mbyemera kandi kuva mu biganiro twakoze byose sinigeze mbyemera ariko disikirema kazungu ka boss agumya avuga ngo turimo turaha umuntu ngo platform utazwi utagaragara kana nakazungu urumva Dumba so rero kuvuga ngo barashaka guharabika ntabwo ngiye ndi mu bantu na bamwe bamini bashobora kwemera ko uriya musore bashobora kumwakizinga ibyo bintu ariko noneho tukagaruka nkavuga nti ku rundi ruhande ese Sabe we yasobanura gute umuntu bamushinja ko hari ukuntu bajya bafata akantu bagashyira mu kandi oya ingewe ikintu Sabe yagusobanurira nta kikubwiye ni iki nta kindi kidusubiriremo bwa nyuma n'abantu bacyumve Sabe kuba mwaravuze ko Sabe aswera ngwino ndebe kuba mwaravuze ko Sabe yenena ngwino ndebe kuba mwaravuze ko Sabe yenena ngwino ndebe mukabigira akavuyo niki bigafata imihanda naho mutaramufashe ntago byababujije gukomeza bakora ibiganiro ntago byabavujije gukomeza baba inshuti ntago byabavujije ko bashobora kuba bari ahantu bari kumwe ubundi muntu akababona akavuga ati ni nk'abari bavuze reka mbafate mbashire kuri video. Okay, Dumba niko nabisobanura na Sabe nawe niko yabivuga. Dumba bagushinja Vanessa Hamagistri urabizi ko bagushinja ko hari ukuntu mwigenje cyangwa n'ukuntu mufitanye umubano uzasanzwe inde yewe bagushinja Vanessa de Majesté ni ngore wa Hamagistri ko ngo ari n'ukuntu wera twita n'inda yawe urabizi ngo gukunda urukundo rudasanzwe ibi ngibyo turabizi aya masaha tubabonane mwajyanye Dubai tuvuga ati ni ibintu byahuriranye kwe icyo uvuze Vanessa kwe icyo utavuze nka ari bagushinja uretse ko ari bavuga ko ari ugukunda kurusha abandi bose abakobwa banshinja my friend ako district boye ko batajya bana eri usuzatera ryari ndakirema nawe ure kunahita bikwepa wasubije ibyo bakubajije ure kunahita bikwepa agiye kumwihakana wasubije ibyo bakubajije awuzi nawe nzi nanjye simuzi ayukiri dumbura bwishuri nawe nzi nawe ntabwo nzi ntituziranye gahunda ya Zanzibar mwari mufitanye uyatoka madata isubire kwa Sabe ntabwo ari wamutandukanyije na ntuza na Putin ninde mwumvishe hako ngende umugabo mani niba Vanessa mwene wacu wamuzayirwa mwene wacu bakundanaga rero amuguriye imodoka ntiwatumye mwambura imodoka rero muhaye do si wowe oya dukomeze icyatuzanye rata wamwumvishe kirya abandi bakirya kikarakara kirya abandi bakirya kikarakara abanyarwanda mumenye ko ubutu ntabwo wa mugane Dumba rya benshi ntabwo abaza amazina ngo iki kintu ari kuzansenyera hari nk'akantu ejo nk'umuntu ari kwirira nk'ubu kari hano urabivuze ndagupromotinze nasemo umucanga abimenyemo umucanga man uwejo ngiye kugenda akantu kavuga ngo yango kandi ngo Vanessa ujya nawe nzi ariko ishu mbonamo ni ukuba umuntu wa mugani bagushinja kuki wowe ari we buri gihe bizana polemike mu bantu kuki wundi wanamugani atabigabanya inde Sabe kuki iyo bavuze we na Mwino nakubwiye nkanjye Dumba like cyangwa nk'umuntu ntujye ubona umuntu ari umutipe kijya kivuga ngo
kijye kiba ngo ni igitinganyi ngo cyavuze n'uza kibanza kibavuga ngo cyaryamanye na Dumba, kiravuga ngo cyaryamanye na Yago. Nukizi icyo gitinganyi kira gitipe ariko gisa nabi kirakatsindwa n'Imana. Buri iyo ugiye gukora ikintu ubundi ufata abantu uza kuvuga abantu bakumva bakaza bakanareba. So rero abo bantu bafashe video iyaza kuba ari uwundi muntu usanzwe cyangwa ibintu bimeze iki ntabwo kuba barabifashe, ariko impamvu babifashe nuko bumvaga ko ibyo bintu bishobora gutwika. Nanjye mbabonye ngewe aho nabona Sabe ari kumwe na Ngwino ndebe nahita mbafotora. Icyo kintu uvuze cyo kubera ko byavuzwe abantu bose kuba bababonana bakabona ahantu batari mu kiganiro byose byaba ishu man. Ntabwo rero ngewe kuri ngewe kubera nsanzwe nzi ibi bintu by'imihanda ukuntu bikora mani nta nkuru irimo, ni ibintu bisanzwe mba mbizi ko abantu bashaka amanuza amatiku n'amakuru biba byoroshye kandi n'abantu basa noneho reka nkubwire discipline ahantu bibera nyabyo nkaho mbivuze. Sabe ntabwo ari umuntu abantu benshi bazi basanga kubera ntabwo aza kuri kamera bimenyesha ko umuntu wamubonye ni aba banyamakuru baba bazi bakavuga ati nimba afata abangaba baraza gukora inkuru. Aba bantu baba bamuzi ko abantu benshi bazi Sabe kunasa. So umuntu wamufasha ni nkuko ni nkawe discipline abanyamakuru baba baziranye umuntu cyangwa umuza avuga ati aha uya makuru kwera umuntu abantu benshi basanzwe ntabwo bazi Sabe ku buryo bafata icyo kintu. Okay. Dumba wowe ndashaka kubaza ikibazo. Wowe ku bantu bafashe bakurikiye kira kiganiro cy'uriya mukobwa harimo no tinya ku kiganiro cya Karara ntabwo nakibonye n'ukuri kw'Imana Imana wallahi ntabwo ushima Imana kuko nanjye narakibonye numva nava imyuna. Urumva nta kintu kirimo nta kintu kirimo harimo nari mvuye gutema ibiti sibyo disclaimer Karara muraza yawe ati Karara turaziranye ati bwira Karara sibi kiganiro. Karara ngenda kureba nsanga hahiye Karara yongera aratwitse kubera agacano ke kari karanaguye anyway. Mamagara Karara content ya Karara ni Sabe namagaye Karara ndambwira Karara usenye y'umugabo Karara urarusenye eventually urarusenye. Oya ariko ntabwo ntekereza ko mbese ngo nango mpamagaye ubu ngubu ngese uri murandi codinga ngo ndumaga hehehe kita kindi ndirimbo ya Beatles buri Karara zi hip hop bugiye kontoka nabyumvije ugiye kuri mba ndi guvifada ndakuzi niyo mpamvu usanye kwa kigiye kontoka ntabwo ugiye kurimba guvifada. oya yandi ndirimbo ya Beatles wakubije kweba. So rero ahubwo numva abantu Dumba urabona ubwo nk'aba influencer cyangwa nk'abantu mufite big name tekereza ko this can be the good opportunity yo kubwira abantu ntibamire biriya bintu bunguri n'abatarabonye iriya video. Urumva I mean n'abatarabonye karaka video bumvishe ikiganiro cy'ura mukobwa bakumva ko mu by'ukuri ariko ntabwo ari we wenyine mwumvishe Ndimbati. Ndimbati naki nabitabwira abanyarwanda. Ndimbati nawe yavuze rero I think it's a good time kugira ngo abantu bumve ko there is no big deal cyangwa gukora impanuka. Umuntu kuba ari kugenda agatsikira nkuko ubitubwiye wowe wabikurikiranye baravuye gusura umuntu aratsikira. Urimo kumva hanyuma gutsikira mu muhanda kuriye hehe n'igitanda no gusambana. Uriya mukobwa muri cya kiganiro cye yakozemo amafuti menshi cyane ashobora no kumugira ingaruka kabisa. Cyakara bazagitwara eventually. Amakuru mfite ngo bahise bamureka. Ntabwo wabura kurega nawe reka uretse na Sabe yatanarega n'umugore we yarega. Namukuru abanyarwanda kazi kiganiro cyagenda imbere ndasaba gakuru ko Debeni yateye Pamerinda. Ese niwe ushinzwe amada y'abantu muri Kigali? Binyumvira no kuri Imana. Ibibazo biragwira kabisa. Ubizukuri Dumba wari ukenewe wazi igihe urumva. Ndimbati naki nakitabwira abanyarwanda nimuzajye mu bintu bya Ndimbati. Ndimbati yagenda abanza areberera abana yabyaye kwa Nuza kwa Firidausi
azavuga ijambo turyumve mu gihe Ndimbati ataratangira kureberera Firidausi banyarwandakazi ni mu gihe kuri cyaro ya Ndimbati ngo murumva Ndimbati byavuga Ndimbati tuzakugirira imbabazi mu gihe ureberera Firidausi. Okay, nk'abantu mwabanye na Sabe neza aya masaha ari mu mvune nubwo adakina kabumba atari mu mvune nk'iya Kimenyi iyo yavunitse tubireba nk'umuntu nk'inshuti za Sabe nk'umuntu murimo gukora iki kugira ngo twifatanye n'umuvandimwe mu mvune afite nyuma yo gutsikira? Actually ngiye nta nubwo ndi inshuti na Sabe kabisa. Wapi rwose Sabe ntago mwaba inshuti wowe kubera biragaragara ko nawe ugira ishaza ryawe. Ntago byahura. Dega twarakoranye 2018 ari boss wanjye ariko guhuza ntago ndakubaza ikintu Clement ndanagufashe kaze nkuregere Dumba. Ni gute wa uploading amatiku? Atiku se adafite ari ikibazo kirimo. Baye ibintu by'amatiku Clement arimo aranabivamo kubera yarongoye. Uzi impamvu se ndakubwira impamvu. Ntago bakigira content banshinje ko nkora amatiku urumva ariko mfa gufungura Dumba ntunze aba batipe nijye batunze urumva nanze nzarya amafaranga ya rakrete nemere nkorope ariko mfa gukomaho gaspace bagahita bacomekaho kubera ko amatiku yanjye ariyo mu uploading kuri platform. Yewe ntabwo bihatana rwose ko hari amafaranga yawe njye ndayarya rwose. Bishe Dumba ntabwo bihaka ahubwo nzagutemo ryari yenda nahe. Oya goma uzamuhembe njyaho makane ngo space zawe sindikuraho amafaranga ngakuramo rwose agafaranga. Ndabizi ariko nyine rero muyibasi mujye mu bakwa atari amatiku kuko amatiku twaba tuyafatanije ubwo mwamufatanije ibya amatiku biterwa na space yari yo na case yari. Sabe niyo yaba afite amafuti ngoma kumudefendinga nkuko mwese mwarwanyije Yago ndanga ngumane muhagarara ku ruhande naranze Yago muramuvuga ndanga Yago muguma inyuma na Sabe nawe yambere kumudefanda ko nge uretse no kuba inshuti no kutaba inshuti ngiye namudefanda nk'umugabo mugenzi wanjye kandi nk'ibintu bitanafatika Sabe Dumba tinya ibintu bidasobanura. Gezaho oya jewe Dumba ntinya umuntu jewe Dumba ntinya sinaza hari ukuntu abantu batinya sibyo hari ukuntu umuntu agenda agatinya nta kintu utatinya ushobora gutinya umuntu ufite imbunda ushobora gutinya leta ushobora gutinya ubuyobozi ushobora gutinya iki ariko bro muri showbiz yo mu Rwanda njyewe yaba ari abahanzi abantu ndusha umutima ukundana abantu ndusha umutima ufatanya abantu nkagutinya nkurusha urukundo bro njyewe nagutinya nkurusha gukundana man never nkurusha gufatanya nshobora gufata amafaranga ya wundi muntu utabishoboye njyewe muri showbiz yo mu Rwanda hari umuntu njyewe natinya mwese narabasuzugura nabakishijemo ijisho mwese ku murongo nshobora guhagarara imbere y'umuntu wese wo muri showbiz uwo ari we wese baba bande ababemo baragiye n'abamedi bose ngaguhagarara nkakubwira ijambo nshaka cyangwa nagutuka rwo gutukana niko kazi kubera nagiye gusanga nta kintu mfite naho wavuze ati nkagukubita nk'ingumi ngo nkagutuka. Okay reka mbibarize ikibazo mbere yuko tuva hanga urumva Dumba before we go ndimo ndaza mu Rwanda bayize gukubita Chris izina Junior Giti mubimenye mubabwire ndashaka kubaza ikibazo Dumba munsubize ni ikibazo bambajije mu kanya mu kiganiro ndimo kuri Radio 10 ibi bintu bimaze iminsi Dumba ndabizi nubwo uvuga ngo wari uri mu biti ariko ndabizi ko wabikurikiraniye hafi cyane na Clara ntaye nabo Clara naramuhamagaye no ntabwo ndi kuvuga ibingibi bya Sabe man ntabwo ndi kuvuga ibingibi bya Sabe Sagazi ndavuga muri rusange reka tubihere hirya ntabwo ngiye kuzura ariko tubihere hirya gato ibyagiye biba abantu hagiye bavuga ko bamenetse imitima tubihere hirya gatoya ntabwo tubivuga detail Dumba utekereza ko hakorwa iki kugira ngo ibi bintu umwuka muzima ugaruke business n'inyungu no gushyira hamwe bihe imbere kurusha iyi
umutego kurusha ibi bintu. Nakurikiye amagambo yakoreshejwe n'uyu mwana Nessa mu kiganiro twarimo kuri Space. Sinzira mwaragikurikiye ndatekereza baracyumvise ukuntu ngo hari igihe atararagiwe tuzinga ngo abana yarabagungishije hajemo ibintu harimo ibintu bibi cyane, harimo ibi bintu. Warakurikiye amagambo ya Kejon ugakurikira kuko numvisha amagambo ya Kejon, numva amagambo ya Kejon ni wait a second numva amagambo ya Patikop. It's okay ni wa wundi utazerega telefone ya Ben, ariko manuje ejo bundi uje wemera nyine niba utazi Kejon tutwemera oya Kejon awita digital John naga ari kwitanya na kidirawo oya ntabwo ari we. Patikop araza arashigikira kuko reka dufatire urugero nubwo Kejon wize kuvuga izina ntabwo ari we naga ari Kejon man ninde urukumva uri kumwitanya na kidirawo musa next day. So dumba man ratuma unubizana mu buragura tumikoze utacyoneza kandi ndashaka unsubiza vuga nabi nkurikiye according ku bantu bose bavuze yaba Nessa yaba Kejon yaba Patikope urumva nabara batibe bose bagiye bavuga urumva nabandi bagiye uganiraho mu gikaro ugasanga umuntu umaze igihe kireke muri ibi bintu ari akavuga ati bro umutima uraremereye. Dumba I know you talk to a lot of people kandi bamenye bari muri ibi bintu igihe kirekire. Iyo urebye ubu burakari n'uyu mujinya wa murandura nzuzi nuko kutumvikana kurimo nk'aba influencer nk'aba mufite izina rikomeye mubona hakorwa iki kugira ngo hongere kuzura urumuri? oya ariko ibyo ngibyo ni ibintu byoroshe like abantu no kwibanda ku bintu bishobora kuba ari biri positive, ibintu biri negative nyine tukabimenyereza, ibintu biri positive tukabimenyereza abanyarwanda bakabimenya ko like nibyo dukeneye.